nakonze wagize niwo musaba cyangwa yaguterese ushobora gusanya n'umuntu nje ntago nasaba umuntu ntago njya nsaba iniga ko nta mu bebe udusaba ngo mani ngo twera ngo aba ari beach imwe yo ku muhanda mano wanekemera ukanabyina ugakora ibintu byose bishoboka ariko byibuze umuniga akakwisabira akabwira mani wanayemo wogwane dore niki mani birangira umuziga wo gutayemo aho gutayemo gahuza fafa tubwiza abantu kuri ubu magingo aya ngaya twicaye aha turi gukora iki kiganiro umaze guhuza n'abaniga bangahe cyangwa abatipe bangahe cyangwa abagabo bangahe duswerana umaze kurongorana n'abagabo yamaze kurongorana n'abagabo 300 300 niba bamaze kuntongora kandi ndacyari muzima ku myaka 21 mfite sinjya mbeshera byafite imyaka 14 15 uzuye mbyara mfite imyaka 24 mfite umwana w'imyaka 6 300 maze kurongorwa n'abagabo 300 Mana yanjye none se 300 urabandika cyangwa murahura ukabamenya jewe ndi mfite kayi mfite registre nandikamo ikaye banditsemo yego makimbera kaye hose ariko azi kurongora shume yanjye nuwa hafi ariko azi kurongora ibyo byo narabyemeye darayamanika uwo ngubwo ubwo navuga ngo uwo no munyarwanda yakwemeje nawe no vuga izina ryese mushyira hanze birambiwe ko namushyira hanze hari abantu wenda mu rwego rw'umutekano wereka wo kumuvuga izina ntabwo byaba ari sawa hari n'igihe yaba afite umugore nese uwo mugore nayibeye ko umugabo we aswerana cyangwa n'umuryango nabivuyemo ninjoro naraye tsidiye mu kabari shumi yanjye nasinze nabaye inkoko inigiraza ati fofo nagukunze ndaguporopoza yaraye imporopoje ninjoro Imana y'u Rwanda ni propose bagwaye nasinze ntago wayikunda gase ntago narimbizira nabaye inkoko ndatashye navuye mu kabari saa 10 atambwatereka ngo poropoze abamaye kano kameta dore ngaka bamporopoje ninjoro kandi gihe nikundira kurongorana ntago nkutabaga bamporoponze ariko bamporopoje bakiriya beza tubashimiye uburyo mukomeje kutugirira icyizere ubu turava mu bwiza tujya mu bundi Medi Motel isanzwe baha serivisi nziza mu buryo bugezweho haba sauna na massage ikomeje kuba ku isonga mu kubakira na yombi hahandi ni imbere ya Equity Bank mu gikari cyanguka bank hafi y'isoko rya Kimironko abatabashije kujya hano bagana ishami ryacu twabafunguriye hafi yanyu Alpha Sauna Therapist Massage munsi ya banki ya Kigali Beka ishami rya Kimironko ku muhanda ujya mu izindiro iburyo bwawe ku gipangu cya gatatu urakoresha massage tuguhe promotion ya sauna umwihariko wacu dutandukanya n'abandi nuko dufite abakozi b'inzobere babyigiye mu mahanga akarusho nuko waje gukoresha massage ahabwa imbuto n'amazi kandi ku buntu Banyakicukiro namwe ntitwabibagiwe kuko twabafunguriye ishami imbere y'umurenge wa Gatenga uva Amajerwa ni muri metero 10 uvuye ku murenge naho uvuye Kicukiro Centre ni imbere gato y'isangano kuri dodane ya 2 hari etage y'umweru serivisi nizazindi n'uburyohe ni bwa bundi nanasanga kandi n'ibyo kurya by'ubwoko bwose ndetse n'ibyo kunywa kandi byose ku giciro gito cyane mushobora kuduhamagara kuri nimero zacu kuri 07 82 57 22 65 cyangwa 07 88 62 66 96 mwese tubaye ikaze wacu turabakira na yombi. Mwiriwe amazina ni Mutoni nkaba nkorera Kimironko munsi ya Nguka banke ku gahanda kajya mu izindiro kuri Alpha Super Sauna Massage branch iri hano munsi ya Beka ku gahangu cya gatatu customer care kandi kubakiriya batugana tubafite na promotion nyinshi zitandukanye nk'iya mbere iyo ukoresheje massage sawa niba ari ubuntu tubifurije kuhagera bye. Okay, reka nizere ko umeze neza udukurikirana umunsi ku munsi uko zisabwe mu gushima cyane utarayikora iyi ni mwanya kugiye gukora ibyo basha gukurikirana
ibiganiro byacu bigiye bitandukanye ni bucece mu gace nk'uko bisanzwe umwami byahishuwe nyuma nkokora niyo gahunda yanjye imibigi njebege niko mbasuhuza batumva ururimi rw'ikinyarwanda hirya no hino mu mpande enye z'igihugu ndetse n'umujyi wa Kigali aho muri mu bice bigiye bitandukanye abumva ururimi rw'ikinyarwanda mwese basuhuza kandi mbaha n'ikaze mu bice bigiye bitandukanye biri gukora byose ngusabiye guhirwa kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza uyu munsi aba nahamagaye Fofo tuganire kuri byinshi bigiye bitandukanye kubagana kubi Fofo ikaze kuri Sawa Show murakoze cyane meze neza meze bo twatukumbuye shamvana umugore wanjye ni kiniwe wamamagaye no kwirisi nababeshye murabizi namutereye ivi n'umugore wanjye ni nanjye wamuteye ndayemera ikintu nemereye kuri Sawa Show n'ahandi hose nzavuga nzahani ku munsi yabyaye ariko nabwo nzakimuhara uko yabyaye umuhungu nyemere mvugisha ukuri nzamugurira urukwavu none se nabyara umukobwa umwana wese nabyara umukobwa binabahuza urange umukobwa nawe n'umukobwa amenye ko nta mugabo agira ababana ariko umenye ko umwana wese ni nkunda ibyo ntago bindeba ngiye nuko nkunda abahungu niba umuhungu se yabasha kungora ivi na ivi umukobwa yakora iki ngiye nzajya muri rojo isohokemo nanjye ngijyemo yinjiremo tuze tuzaba dutaniye he barakubeshye ngiye nzakugurira kwinjiye mu kiganiro fresh tuza abantu dukurikiye kuri Sawa Show bari bagukumbuye basi nkwemereye agashuka abantu baradukurikiye urukwavu nduvuye nkwemereye agashuka ntakaguha muri kino kiganiro uzaza ubivuge agashuka kuri Niki kuri Niki nzamugurira agashuka okay namara kubona ngiye nzagura agashuka kamwe kari igipopi cy'umwana w'umuhungu ariko nabo umukobwa uzabyimenyere ntago njya nerenda z'abakobwa akantu ko kaba katari keza reka twiganire kuri story z'uyu munsi ukuntu zihagaze wari umaze iminsi twakuze nari maze iminsi mari ariko nkabonera guturira ku mbuga nkoranyambaga pani nagiye mu kabari nkora ibintu ahantu hose video yahiye ngo ndi umukobwa wasaze ndi umukobwa wasambanye n'imbwa mani niyo makuru ubundi ari gucicikana no ku ma Instagram ku ma FB ku ma YouTube rero nitoka video gato ko ndi wa mukobwa nyine none tudore ibintu asigaye akora mu kabari koko yarasaze koko yarongowe n'imbwa bakabivuga by'ukuri akabana bavuga bitandukanye nibyo byarabaye ariko ndivuza ndakira iyo mbwa niyo ngiye kundongora niba arantongoye rimwe ntago ari ibintu birenze mani nuko wahurana n'iga bwa mbere ikakurongora ntago byagumyeho hari byinshi ugiye gusobanurira abantu badukurikiye abanyarwanda ndetse n'abumva ururimi rw'ikinyarwanda bari mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu reka nsuhuza abarundi baratwemera cyane bari mu bice bigiye bitandukanye bumva ururimi rwacu kuko abarundi ni abavandimwe Fofo iriya video yawe iri gutrendinga n'icyo uyivugaho ngiye nta kintu nyivugaho kuko menyereye gukora ibintu bijyanye no ku mbuga nkoranyambaga nk'uko n'undi musitari wese yajya mu kabari yanasanze bakamukunda akaba yakora video wenda ikabatangaza igaca ahantu hose hagiye hatandukanye nangira video yanjye nta kintu mbwiye nta kibazo n'iki na kimwe inteye aho nkata nkubaza biriya wikoze babitekereje wenda kuko yanza kuba ntabitekerezo naga mba naragiye kubyina ngo ngeraho mabere ari gusohoka ngeraho ndi kugaragaza gatuza none bigere naho noneho runaka buri wese ari kuvuga ngo dure umukobwa n'umusitari turamuzi umukobwa n'umusitari ibintu byinshi bigeraho video yanjye ijya gucicikana ahantu hose ntabwo ibyo bintu byari kubaho wari uri mu kazi cyangwa wari wagiye kwenjoyinga bisanzwe nari ragiye kwenjoyinga mfite groupe mbamo hari igihe kijagera tukagira igitaramo tugatumira abanyine groupe yose tugahura tugaterana tugakoresha amakeke ibintu byose tukajya kwenjoyinga nka groupe rero nagiye muri iyo groupe kuko ari nyisanzwe nyirimo ngenda ngiye kwenjoyinga wari wagiye kwenjoyinga uhita wigizayo abantu rwose urakubita imbere cyane noneho buri wese n'uwari uri gufotora ntabwo yashakaga gufotora abandi ahubwo yashaka kugira ngo akunde azanemo ngewe noneho ngiye bikanungura nkavuga imana nimba ndi kureba nkafata fone yanjye nkakira kuri Instagram nkifungura Instagram ngasanga Fofo dore wa mukobwa arongowe n'imbwa ariko hari akavideo nshaka ko wereka abantu urimo ubyina kabaye wari kubyina nk'umuntu uri guhatanira guma nuko nubwo yarangiye n'urugero nari nanze nyine postinzwe n'umuntu bita ngo Kazungu Kabosi n'abandi benshi natazi nagiye mbona mani benshi batandukanye iyo ubonye abantu bagupostinze gutya uri muri enjoy gutya cyangwa uri mukora ibyo navuga bidasanzwe wowe n'icyo ubivugaho
nta kintu mbivugaho wenda nshobora kuba ntabera ijisho ry'undi uko ngenda kubitekereza nkuko buri wese ambona kansebye akavuga umukobwa ibintu akora ntago bimukwiye ariko njyewe kuri njye man ukuntu yari ameze kameramani ari bumfashe agire barimo barabireba ukuntu byari bimeze ahangaha uba wumva bimeze bite kubaza kuza kukagwasi ukaza kukashyiraho na ari ndaza kugashyiraho n'ibyo bya byiza uba wumva bimeze bite njye mba numva nta kibazo kirimo uba wumva uri prodi yabyo ubyishimiye njyewe mba numva ndi kubifilinga ibyo ndi gukora byose erega mani kuko ikintu kitukwa ubustari ni ikintu kivuna abantu benshi bagiye baba abastari bagiye baturuka ahantu hasi Wano kurenza aho njyewe ngera nsigaye ngera ahantu umuntu akambwira mbebe ndamuzi none umuniga nkumva arambwiye mani wamaye ifoto umuntu wamaye ifoto mani hari igihe bisaba intera ndende cyangwa se gukora ikintu wenda wakemera uko kiri bugushyire mu kangaratete ariko ukagikora kugira ngo nawe bwawe sari bwawe uzamuke ikintu gishobora umuntu ashobora gusaba ngo ugikore kidasanga kikugire umusitari wowe ukumva utagikora niki ngiye nta kintu nakora pe ngiye ndi umumama kandi ibyo ndabyiyubahira sinitaye kuba mwana wanjye wenda entaye mu gihe hari wenda azakura mu myaka 18 cyangwa se 20 akavuga mama ibi bintu wakoze ntago bikwiye oya n'abashaje bafite abana basigaye baza kuri YouTube bagakora ibintu by'amafuti ibintu bidafite 12 ariko njyewe mfite umwana umwe ngomba gukora iby'ubuzima bwanjye bunyemerera nkuko nawe umunsi yakuze mu myaka 20 ntazaba ndi kumugenga nawe azakora icy'ubuzima bwe buri kumwemerera. Anyway, rero ngiye nkora ikintu kinshimishije ntitaye ku cyo abantu bari buvuge cyangwa se ku cyo runaka azamunkekaho. Wenda nshobora ko numva ahubwo akakoze ibintu ukigengesera ukavuga ati umwana wanjye atazabibona akabigenderaho cyangwa ntabwo ibyo bintu nabishobora bikazakugiraho ingaruka mu gihe kizaza uvuga ati abazankomokaho cyangwa famiye yanjye nibibona gutya na gutya ntabwo ujye uvuga ati reka ngiraho ngarukira no kurenga ahangaha ntabwo ngiye nabishobora hano kiriho mvuga ati ahangaha ntabwo naharenga ntabwo ngiye nabishobora kuko nkunda enjoy nkunda kwishima kintu ubundi ibintu bibiri nkunda mu buzima bwanjye nkunda umwana wanjye yego nkunda no kwishima mani life yanjye iyo nzi ko nyiri byondo nta kibazo dufitanye nariye nanyweye ubundi ba numva ubuzima bwanjye bundi bwose buri mu kuba nakwishima nkambika neza umwana wanjye nanjye nkiyambika nicyo kintu cya mbere mba numva nshaka cyonyine. Okay, hari kwishima mu buryo butandukanye ibyishimo bibaho mu buryo butandukanye nko mbivuze ntabwo uzabikora kameramani uzabikureho mu ibyishimo byawe ngiye ibyishimo byanjye nanyweye byene nkayihamya wumva ko nanyweye ngiye biva mu gusambana mu gukora sex niho numva nyine nishimye numva ameze fresh tu ariko byamye kuvuga ngo nanyweye byene ngo nishime baruba afite umushyuko wa danje ngomba kubanza nka square n'umushyuko ugashira wende nkabana none no kujya kunywa byene na nkabona arajya kuzinywa tu yego iyo ubikoze ubikorana n'umuntu wishimiye cyangwa ubikorana n'umuntu ari kuvuga ati yenda ndumva nyine mbishaka uwo ari we wese twabikora ngiye bikorana n'umuntu nishimiye numva nshaka. Okay, ni igihe kibigeze kuba wakora ibyo bintu kumva nyuma yawo waza kubitekerezaho umaze gusinduka kumvura birogresa na rimwe biramba kuko ngiye kenshi nkunda gusambana n'umuntu numva nakunze wagize niwo musaba cyangwa yaguterese hari umuntu ushobora gusanya n'umuntu nje ntabwo nasaba umuntu ntabwo njya nsaba iniga ko nta mu bebe udusaba ngo mani ngo twera ngo aba ari beach imwe yo ku muhanda mano wanekemera ukanabyina ugakora ibintu byose bishoboka ariko byibuze umuniga akakwisabira akabwira mani wanayemo wogwane dore niki mani birangira umuziga wo gutayemo aho gutayemo gahuza fafa tubwiza abantu kuri ubu magingo aya ngaya twicaye ahangaha turi gukora iki kiganiro umaze guhuza n'abaniga bangahe cyangwa abatipe bangahe cyangwa abagabo bangahe duswerana umaze kurongorana n'abagabo yamaze kurongorana n'abagabo 300 300 niba bamaze kuntongora kandi ndacyari muzima ku myaka 21 mfite sinjya mbeshyira bya mfite imyaka 14 15 uzuye mbyara mfite imyaka 24 mfite umwana w'imyaka 6 300 maze kurongorwa n'abagabo 300 mana yanjye none se 300 urabandika cyangwa murahura ukabamenya jewe mfite ikayi mfite registre
nandikamo Ikawa wanditsemo? Yego, buri mugabo wese wo duhuye ngomba kumwandika. None ubu ikintu ugiye gukora ngiye gushyiraho tatuwaje mu mugongo. Buri mugabo wese wantsweye neza agomba gushyiraho izina ryiwe umugongo wanjye, niba ari 80 cyangwa 100, ariko icyo nzi ko bazagera mu gitana, indi gitana ari abansweye nabi, indi gitana ari abansweye neza. Umuntu waba mwarahuje neza fresh akagukorera neza, no umva tarana naguca mu ijambo. Nasigaye no munyanijera wo mukinyi w'umupira, nejo bundi match yabo yarakinye ndiko mureba, ayambwa ndiga kanye ko wakinye umupira ugatsinda. Mani amafaranga 1500 gatswe ni pere y'Imana. Mwe mwahuriye he? Nyine afite umuniga wowe bakinanaga, baramwirukana aza mu Rwanda. Akina muri equipe? Akina muri, hari n'igihe bari gukina muri Arsenal, akina muri Man U. Ndabishyira hanze. Ndetse bwa mwahuriye he? Nyine uwo muniga yarakinaga, bakinana. We avamo. Ava nyine baramwirukana aza mu Rwanda. Aje mu Rwanda mani biri seriye nibyo nagari joke. Oya baramugura mani kanyoko. Gaskwera nyoko baramugura. Baba Fuck you nago turi kwisebya baramugura gaskwera nyoko. Baramugura fa kuba ari ibiceri. Ne baramuguza ajya gukiramo. Bivugana neza mugira mwemeye. Baramuguza ajya gukiramo. Yaje mu Rwanda. Ako aratarajya muri Arsenal icyo gihe. Yaratarayijyamo. Yaje mu Rwanda. None arafite umushiti we bakinanaga. Bava muri nyine baramwirukana. Aza mu Rwanda. Aje mu Rwanda. Abaramba mpuza nawe. Turahura. Mwahuzaga mu rurimi cyangwa hari wagusemuriraga? Oya nta muntu wansemuriraga. Nyine we yakoreshaga phone. Ibyambwiye byananiraga gukoresha phone akandika bigatabiza mu Kinyarwanda. Nagera akandika amagambo agahita ajya mu rurimi rwiwe kavuga ati amombe senkana. Urumva Marizi yari mu tsanta ndahita mva n'imbere ya kamera ngo oya bari yabihoreje mwabisundiwe gaskara nyoko bwe mwaretse nkivugira mwabinyetaro twibwirire ngende gukorana ikiganiro namwe nkatata agaskara abanyoko mwese fafu kusigaye tukanugira amahana urumva uramukubikatinze nzaguha agashino kanye tubyumvikaneho nazira kimuri frame koko urumva mani nyine turahuza tu tuvugana kari bumesenkana yarantsweye isaha irashira indi irashira igituba cyanjye gitangira kwaka metamugana ishumi yanjye migice ushaka undi mukobwa uri buswera akarangiza ukarangiza aya ma 25 mitanitayira narihungije namaze ukwezi amezi 2 ntagiswerana warabiretse igituba kiri kunjya cyarashyushye nirirwa mpungizamo na parasitike data ibyo se nibyo byagushimisha byakuryoheye cyangwa oya nago byangiye ahubwo gose we umva musikara wa nyina nagaswe ngo byaranshimishije kandi namaze amezi 2 naheruka gusambana nabiceri nyigira mana yanjye uwo niwe utazava ku mutima wawe mane we nandwa nanamukumbara ngagaruka nswe muramutse muhuje oya yaranamaga kajya nyandikira ngo duhure yaje nko mu Rwanda rimwe na rimwe ndamukatira nabaga wapi ubwo niwe wa waba warakwemeje waba warakwemeje yego akazi kurongwa izina rye ntaryo zise ntabwo izina rye warurize afite ikizina niba ari cyo mu Gifaransa sibizi sinzi ukuntu bakivuga Chavaraye okay Fofo uwo ngo ni wakwemeje mu bantu magana 300 umva se mu bantu 300 twigira umva se mu bantu 300 reka tumva se ugakora kuri TikTok urabaga umva se tuganire ariko tuganire by'inyuma ya kamera byihorera turi kuganiza abantu bana n'abafana baba bari kudukurikirana umva muri abo 300 uwo ni wakwemeje niwe mugabo umwana wansweye byanyabyo hari byanga bikunda muri abo bantu bose mwahuye hari uwo mwahuye ukaba uri kwicuza ati uyu muntu he tudahura uwo nguwo wagiye muri modoka tukaganira ndi muri modoka nyoko sinagwe kubona ko ndivuga wamboro nako wa mugabo muri abo ngabo 300 hari uwo ngo mwarahuje arakwemeza ariko hari n'uwo mwahuye ubu ngubu ushobora kubura nawe mu nzira none reka mbivuge neza bijya tujye tuvuga inkazi mu mazina yabo
tujye tuvuga inka mu mazina urumva njye hari umuntu duherutse guhura urumva mani ni umunyarwanda nyine tu aranswera akinyuma k'imbere akahe hose ariko azi kurongora shume yanjye ni uwa hafi ariko azi kurongora ibyo byo narabyemeye ndarayamanika uwo ngubwo ubwo nuvuga ngo uwo ni umunyarwanda wakwemeje nawe vuga izina rye se mushyira hanze birambiwe ko namushyira hanze hari abantu wenda mu rwego rw'umutekano wereka wo kumuvuga izina ntabwo byaba ari sawa hari n'igihe yaba afite umugore nese uwo mugore nayibeye ko umugabo we aswerana cyangwa n'umuryango nabivuyemo ninjoro naraye nsindiye mu kabari ishumi yanjye nasinze nabaye inkoko inigiraza ati fofo nagukunze ndaguporopoza do yaraye imporopoje ninjoro Imana y'u Rwanda ni poropoze baguhaye nasinze ntabwo wayikunda gase ntabwo nari mbizira nabaye inkoko ndatashye navuye mu kabari saa 10 ahita mbwatereka ngo poropoze abamaye kano kameta dore ngaka bamporopoje ninjoro kandi igihe nikundira kurongorana ntabwo nkutabaga wamporoponze ariko do bamporopoje baba rwose fafo hari ntuza ibitangazamakuru bigenda bikuvugaho nkuko twabihereho kare bivugaho mu buryo bugiye butandukanye bakavugaho byinshi bigiye bitandukanye urumva hari bari abantu b'inyuma ya kamera bihorera ariko twiganirire bakuvugaho ibyinshi bigiye bitandukanye wowe wavuze ko nta komenti mu biganiro wagiye ukora nimwe nta komenti yigeze uhura nayo ngo igukomeretse cyangwa hari komenti yigeze kugiraho ingaruka muri sosiyete yawe ubanamo umunsi ku munsi bize bikubaho hoya nta n'iyi n'imwe pe yigeze yingiraho ikibazo kubera ko hagiye na meri wanjye abibona akavuga kuko namuguriye telefone akavuga ibintu bintu aba ari gukora ni ibiganiro ni ibintu bisanzwe ntabwo ari ibintu byabayeho ngiye komenti wamvuga iyo ari yo yose mfa kuba nzi ko ndibubone icyo kurya saa sita ndibubone icyo kwambara ndibubone ikiri bufashe umubyeyi wanjye n'umwana wanjye nanjye ubwanjye kiri bungirire akamaro n'ubundi kintu cyose ntabwo kijya kinera ikibazo cyangwa ngo kinere indi mbogamizi yindi igiye itandukanye ngiye mba numva nta kintu bimbwiye pe YouTube igufasha iki mu buzima bwawe bwa buri munsi njye nasijye ko nasangira gukorera YouTube sinzi n'impamvu ubundi naje na hano kubirakariye muzi erega mwaga kunyishura ntabwo hamwe ngo tuganirize abantu ubuse wajya kwishyura umuntu kugira ngo avuge amagambo ijambo rimwe ririshyurwa iyo ugiye guswera indani uyishyura iyo ugiye guswera indani uyishyura n'igitutsi barakigura ariko mba naje imbere ya kamera nkavuga ibintu yes we igitutsi umenye ko babihanira gutuka umuntu inde babihanira njye bazabimanira yaranyambuye akeka ko ngenza agenirwa fafo zunguza ikibuno fafo nyereka tatuwaje zimwereka ndi kumwinjiriza ngewe nta nyungu ndi kubikuramo ndetse reka mubaze fafo ngiye kuba mpaye ikiganiro cy'ibuntu ngiye kuba kimpaye ikiganiro cy'ibuntu kiro uriniga uri umubyeyi wenda uriya afite umugabo ufite imodoka hari imodoka ugira uriya afite amafaranga afite mu muryango ukize hari uwugira uri guhiga nk'uko natwe twahiga sibyo sanda afite amafaranga hari ayo ugira wapi nuko rero umuntu afite amafaranga kandi yemeje kujya mu kazi ntare kuri ibiceri umuntu yamurekurira ikintu kandi agashaka ibintu bihenze nk'umuntu washoye kandi nta kintu yashoye okay reka fofo mbana uzibeshye ukata bino bintu ndabivuze kandi no ku kiganiro uzandika ngo uzavuge ko fofo yasabye se ku Gasaro TV uzaba ari byo usohoraho uzaba ari byo usohoraho baraje fofo reka tugana ku musozo w'ikiganiro nicyo babwira abantu badukurikiye kuri Sawasasho ndetse n'abakunzi bawe muri rusange njyewe abakunzi banjye ndabakunda cyane Kiroso n'inshuti yanjye mane nibwo yaba ari he nubwo byabemeze bite Kiroso pe namu ikiganiro bishoboka ariko nitujya gukora akazi nk'ukora ate erega buginda igiye gutega bari impamvu bigiye gutega igiye ku muhanda sibyo niba dutekereza ko tugiye gukora business kandi zikizamviramo amafaranga wikumva ko umuntu uzanye wamujye cyangwa se ngo umubangamire inote ya 5 nta kintu ivamo uzikari bwitegeremo ari bukuremo buri kimwe cyose nta kintu wamuguriye n'iki na kimwe gishoboka
urumva n'ibyo kurya byarayengerega ikiro kibira kiri kugura inote y'igihumbi ese nimuduhaye amafaranga twebwe azatumarira iki basi mujye mugerageza mutwubahe nk'abantu bakuru tubeseriye niba nge Sande yaramuje n'umumani naramwamamarije iki kiganiro kiranarebwa ndemera ubu ngubu ahantu hose 12 yawe n'ikintu kimwungukiye nanamamagara mbwere fofo reka duhure tuganire warakoze nkoreye ibintu byiza fata hano 30 wenda ugenda ujya kuyafashisha umwana wawe narakorera ikintu kizima kigaragara ariko mana kumva ko wazanyungukiramo akafata izo miliyoni 2 cyangwa izo miliyoni 3 ese utekereza ko ngewe nzaba nungukiye aho umuntu ari kunsebya mu muhanda ese nzaba nungukiye cyangwa bizaba bimariye iki mani nanyungu nimwe Sando niba munamukorera mwese mureba inyendaro Okay, reka dusoze ikiganiro cyacu Fofo wakoze cyane kandi urakoze cyane kuvuga kari ku mutima wawe ikiganiro cyacu nakagaruka ni cyose nkuko bisanzwe ndi kumwe na Fofo ciao ciao mwakoze cyane